ibyo witwa Kenny Mugarura yavuze byafashwe nko gutuka ndetse no gusebya abahanzi nyarwanda muri rusange. So ngiye kugusobanurira byinshi biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Ngira ngo murabizi ko nkugezaho inkuru zose ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino, cyane cyane iziba ziri kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse na za Instagram n'ahandi hose hagiye hatandukanye, pfa kuba ari inkuru y'umusitari ndetse inkuru igezweho, kiba kibura gusa ni umwanya kugira ngo ijye hanze kugira ngo mite mbikubwiraho. Ngira ngo uwitwa Kenny Mugarura muramuzi cyane, ni umwe mu bakomeye cyane muri muzika nyarwanda ndetse akaba afasha abahanzi bagiye bakomeye barimo nka Bruce Melody ndetse n'abandi bagiye batandukanye mwabashije kugenda mumenya bose bakorera umuziki muri 155 AM. Ubundi 155 AM ni inzu itunganya ndetse inafasha abahanzi mu by'umuziki muri rusange, ariko ikaba iyobowe n'uyu mugabo witwa Kenny Mugarura. Ni nyuma y'uko yagizwe n'ubundi ushinzwe abahanzi muri iyi nzu y'umuziki, aho inzu ari uwitwa Coach Gaël. Rero ibi ngibi Kenny Mugarura yabitangaje nyuma y'uko ngo abantu bamaze iminsi bamusaba indirimbo, ariko ngo zikaba zarabaye iyanga kuri iyi mihanda. Byaturutse he rero? Uyu Kenny Mugarura yagize gutya ajya ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter, yandika amagambo agira ati abantu mukomeza gusaba indirimbo, nibyo koko turabona ko hari ubukene bwa hiti muri iyi mihanda, turimo kubikoraho just one more week. Niko uyu Kenny Mugarura yavuze. Yashatse kuvuga ko nta hiti nimwe rwose iri muri iyi mihanda kuva ubwo nyine batarimo gusohora abantu bo muri 155 AM. Rero abahanzi bo ntabwo babikunze, nta nubwo babyishimiye. Ibi ngibi byafashwe nko kwishongora, aho yashatse kuvuga ko abantu bakorera muri 155 AM cyangwa se banzo muri 155 AM bameze nkaho ari bo bantu n'ubundi basohora amahiti gusa, nta bandi bahanzi nyarwanda bahari mu muziki nyarwanda. Ibi ngibi rero byarakaje abahanzi benshi, banze kubyihangana ndetse bamwe banze no kuripfana, dore ko abantu benshi batinya bano bagabo, bazi ko nyine ari abantu bafite agafaranga, bazi ko nta muntu wapfa kubavuga. Uyu Kenny Mugarura ubundi ni umuvandimwe w'uwo bita Coach Gaël, ndetse akayobora n'iriya nzu y'umuziki cyangwa se itunganya imiziki. Yari irimo abahanzi bagiye batandukanye, ariko bamwe muri bo twagiye tubona bagenda bakama baruwa basezera. Ubu ngubu umuhanzi urimo twavuga ko ari umuhanzi n'ubundi wanayibyirukiyemo, nyine ari nkaho ari we wayihaye izuba, uwo bita Bruce Melody. Niwe usigayemo wenyine, ni nkaho ariko twabyita, kuko twagiye tubona amabaruwa benshi barimo ba Rozikana bayisohokamo, abarimo ba Kenny Solo bayisohokamo. Bivuze ngo Bruce Melody ni nkaho ari we wenyine uyisigayemo, ndetse na Element ntawamenya, kuko amakuru agenda wihwiswa avuga ko uyu Element ashobora nawe kuba ari mu nzira ayisohokamo, dore ko ari nkaho ari we mu producer navuga ngo ukomeye mu Rwanda dufite, ndetse ko ari nawe muntu 155 navuga ngo ahanini niwe iba yishingikirijeho, dore ko Bruce Melody agiye kumara hafi umwaka wose nta ndirimbo ashyize hanze. Rero bikaba biri kuvugwa ko mu cyumweru gitaha uwo bita Bruce Melody agiye kuba yashyira indirimbo hanze. Ibi ngibi akaba ari byo witwa Kenny Mugarura yagarukaga avuga ko bagiye kuba bashyira indirimbo hanze nyuma y'icyumweru. Rero si ibyo gusa, uyu muproducer bita Prince Kiiz yagize gutya rero abigarukaho, abona aya magambo y'ubwishongozi uyu bita Kenny Mugarura yavuze ku bahanzi nyarwanda muri rusange. nawe yahise amusubiza avuga ngo ubukene buba mu mufuka ntabwo buba mu miziki. Niko yasubije uyu bita Kenny Mugarura, ubona ko rwose byamurakaje ndetse byanamubabaje. Uyu bita Prince Kiiz ni umwe mu bagabo bagiye bakora imiziki cyane, ndetse bakanafasha uwitwa Bruce Melody, dore ko aherutse no kwinjira mu kazi k'ubuhanzi. Ubu ngubu ni umuproducer, akaba ari n'umuhanzi. Rero yababajwe n'aya magambo uyu bita Kenny Mugarura yatangaje ku bahanzi nyarwanda muri rusange. Si ibyo gusa rero, witwa Run Up unafite iyi ndirimbo rwose iri kubica bigacika cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yitwa Tsunami, yagize gutya ahita asubiza kuri iyi message avuga ko rwose ibi ngibi ari ugusebya abahanzi nyarwanda, ndetse ari no kubatesha agaciro. Asubiza avuga ko ibi bintu atari byo kandi bitanakwiye kuba nyine byavugwa n'uyu muntu witwa ko ashyigikiye abahanzi, avuga ko rwose ibi ngibi ari ugutesha agaciro akazi gakomeye abahanzi nyarwanda baba bakoze kugira ngo bagaragaze cyangwa se banezeze abanyarwanda bose muri rusange. Uyu Kenny Mugarura rero mu kwivugura cyangwa se mu kwisubiramo amagambo yavuze, yagize gutya arongera posting aravuga ngo mugende rwose mwibuke gustreaminga indirimbo yitwa Tsunami ya Run Up, atarenzaho n'utu emoji two guseka, bigaragaza ko nyine yabivuze ashobora kuba nyine
nawe atazi ibyo yari arimo kuvuga, yahise avuga ngo fam please stream tsunami, niko yahise avuga amaze gukorwa n'isoni n'ibyo uyu muhanzi bita ranape yari amaze kubatangaza. Ranape ni umusore waje mu muziki nyarwanda ejo bundi rwose, ashyira hanze hit ya mbere ya kabiri, ubona ko ari kugenda akora ibikorwa bidasanzwe muri muzika nyarwanda ndetse anahindura byinshi. So ngayo nguko nibyo biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Izi akaba ari zimwe mu nkuru ziri kugenda zihwihwiswa cyane, akaba ari inkuru zababaje abahanzi nyarwanda muri rusange batajya banarifana. Bamwe banateye comment ku byo uyu Kenny Mugarura yaramaze gutangaza bisa nk'ubwishongozi, agaragaza nk'aho 155 ari inkingi ya mwamba y'umuziki nyarwanda, dore ko bagiye kumara igihe rwose badakora cyangwa se badasohora hit runaka, bikaba binagaragaza yuko badahari rwose umuziki nyarwanda wakomeza ukanacuruzwa nta n'ibirenze. Ngayo nguko mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'ibyamamareyo ntakagaruka.